tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twibanze ku bintu bitatu by'ingenzi. Twabonye uko Petero yagiye kwa Koruneliyo, tubona uburyo Petero yireguye ku bakristo b'Abayuda i Yerusalemu n'ukuntu ubutumwa bwiza bwageze muri Antiyokiya. Uyu munsi rero tugeze mu gice cya 12 cy'ibyakozwe n'intumwa, aho tubona ukuntu Herode amaze kwica Yakobo yashatse kwiyongeza Petero, ariko Imana igatuma marayika kuza kurokora Petero mu buryo bw'igitangaza. Turaza kandi no kuvuga ku rupfu rwa Herode dusoza iki gice cya 12. Nubwo ariko kandi itorero ryakomeje gutotezwa, turaza no kubona ukuntu byatumaga rirushaho kwaguka. Nyemerera dufata akaruhuko ubundi ngaruke dutangirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umwami Yesu akomeza kugirire neza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, samirana, samirana usemerera. Samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko muri icyo gihe umwami Herode afatiraho mu itorero bamwe kubagirira nabi. Uyu mwami Herode uvugwa ahangaha ni Herode Agripa wa mbere. Yari umwuzukuru wa Herode mukuru, wa wundi washatse kwica umwami Yesu igihe yavukaga. Uyu muryango w'Abaherode wakomeje kuba abanzi bakomeye b'Imana, ndetse ku byo mbasha kumenya nta muntu n'umwe wo mu muryango w'Abaherode wigeze akizwa. Wibuke ko kugeza ubu ngubu twabashije kubona ko itorero ryatotejwe cyane n'abakuru b'idini, cyane cyane abitwa Abasadukayo. Noneho ubu abatangiye kurenganya itorero ni ubutegetsi bwite bwa leta. Ni ukuvuga ngo akarengane kakorwaga n'idini noneho kagiye gukorwa mu buryo bwa politiki. Birashoboka ko ibi Herode yabikoreye kugira ngo anezeze amatsinda amwe yasaga naho afite imbaraga muri icyo gihe, agashaka kwigarurira imitima y'abo bantu. Tuzi ko yafatiye abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yakoze ibintu by'ubugome cyane, ababaza ubwoko bw'Imana bwasaga naho butumva umubabaro baterwaga n'ibyo bagirirwaga. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Iyi nteruro irumvikana neza. Herode yishe Yakobo amwicishije inkota, bityo Yakobo abundi muntu wa kabiri wahowe n'Imana inyuma y'uwitwa Stefano. Yakobo niwe wabaye umumaritiri wa kabiri wavuzwe cyane nyuma ya Stefano, kuko ntekereza ko hari abandi benshi bazize izina rya Yesu icyo gihe ariko batigeze bavugwa. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa 3 haravuga ngo, abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Yakobo yicishijwe inkota, ariko Petero we yatabawe mu buryo bw'igitangaza. Ibi icyo bitwigisha
ni ubushake bw'Imana ikomeye bwakoreraga mu itorero. Ndahamya ko hari benshi bibaza bati, kubera iki Yakobo yicishijwe inkota Imana ikicecekera, hanyuma byagera kuri Petero ikamurokora? Kuki Imana yaretse bigenda bityo? Ndabizi ko abantu benshi bibaza icyo kibazo muri iki gihe. Igisubizo nta kindi ahubwo ni uko ari ubushake bw'Ishobora byose. Ubwo bushake buracyariho na bugingo n'ubu mu itorero ryayo. Nabaye mu murimo w'Imana mu myaka myinshi ishize, ariko nabonye hari aho Imana ireka ubwoko bwayo bugapfa, nyamara ugasanga hari abandi yarokoye. Mu by'ukuri umuntu yakavuze ko igirira bamwe nabi, abandi ikabagirira neza, ariko siko biri. Ahubwo urupfu no kubaho biri mu maboko y'Imana. Igihe hagize umuntu wivumbagatanya ku cyemezo cyayo, ibyo biba ari bibi kuri we. Iyi ni isi y'Imana, ntabwo ari isi yacu, kandi nanone turi mu itorero ryayo, ntabwo ari itorero ryacu. Ukuboko kw'Ishobora byose kuri mu itorero. Yakobo yari umukuru w'itorero ry'i Yerusalemu, nyamara Imana yemeye ko Herode amwivugana. Petero nawe wari umuyobozi mu itorero w'Imana, yaramurinze akomeza kubaho. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, Sambirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 4 haravuga ngo, amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo amushyire abantu Pasika ishize. Ijambo ryakoreshwaga hano mu Cyongereza ni Easter, rishobora kuba risobanura Passover cyangwa se kunyuraho, ariyo yari Pasika y'Abayuda. Mu by'ukuri birasobanura kimwe dukurikije uburyo twibuka ko Yesu yasangiye n'abigishwa be ibya Pasika, kandi nabyo byari mbere y'uko abambwa ku musaraba.
Herode rero yafashe Petero aramufunga, amurindisha abasirikare benshi kuko bari 16, ku buryo ukurikije uko byagenze watekereza ko hari umuntu waba warabaye icyitso cyo gucikisha Petero. Ariko Imana niyo yohereje marayika aza kubohora Petero. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 5 haranditse ngo, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Mu yandi magambo, umuntu agerageje kumvikanisha iyi nteruro yavuga ngo itorero ryasenze amasengesho kugira ngo Petero bamubohore. Ntabwo baje imbere y'Imana bafite ibyifuzo byinshi byo gusengera. Bo bagiye imbere y'Imana bayisaba ko Simoni Petero yafungurwa. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 6 haravuga ngo, araye ari bumusohore iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Hano umuntu yakwibaza ati, ni gute Simoni Petero yasinziriye hagati y'abasirikare 2 koko? Wibuke ko n'ikindi gihe yasinziriye mu busitani bwa Getsemani. Ngendeye kuri ibyo, navuga ko Petero yari umuntu wigirira ibitotsi byinshi. Ntabwo yigeze agira ikibazo cyo kubura ibitotsi. Bigaragara ko yashoboraga gusinzirira ahantu aho ariho hose. Mbega ukuntu yari yiyizeye mu mibanire ye n'Imana, kugeza ubwo adatinya no kwiryamira hagati y'abasirikare 2. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9 haravuga ngo, nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva mu maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Marayika yamubwiye gukora ibintu byumvikana, maze Petero nawe aramwubaha, yambara inkweto nk'uko yari abimusabye. Nta kintu na kimwe cyari mu nzira yanyuzemo nk'imirindi cyangwa n'ibindi byasakuza biranga ko acitse. Petero yatekereje ko buri kimwe yabonaga cyangwa yumvaga byari inzozi. Ubundi wenda yari gusohoka atambaye inkweto, ariko marayika yamubwiye ko agomba gukweta inkweto yambaye, hanyuma akabona gusohoka. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 10 aravuga ngo, banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishije urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabakingukira ubwarwo, barasohoka banyura mu nzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho. Nta gushidikanya, bari bafite abarinzi bahagije bo kurinda Petero pe. Ntekereza ko bari biteguye ko ibintu nk'ibi byababaho. Wibuke ko bari bazi ko Yesu ubwe yavuye mu mva akabacika, bari bamurinze cyane. Ibyo rero byabateraga kwibaza ibibazo bari baraburiye ibisubizo. Ntibifuzaga ko ibyabayeho icyo gihe byazasubira. Ni nayo mpamvu barindishije Petero abarinzi benshi. Wibuke kandi ko itorero ry'i Yerusalemu ryasengeye Simoni Petero cyane. Petero amaze kuvaho nta kikimugose, marayika w'Imana aramureka aragenda. Reka tugaruke ku murongo wa 7 tumenye neza marayika w'Imana uvuga uwo. Reka tugaruke ku murongo wa 7 tumenye marayika w'Imana uvugwa uwo ari we. Marayika w'Imana wo mu Isezerano rya kera ashushanya Kristo wigize umuntu. Yesu Kristo ubu ngubu ari iburyo bw'Imana, yambaye umubiri w'icyubahiro. Ntabwo yari umwami Yesu Kristo waje kubohora Petero, ahubwo yari marayika woherejwe n'umwami Yesu. Amasengesho itorero ryasenze asubizwa atyo. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera
byakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa 11 haravuga ngo, Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Petero hano yamenye by'ukuri ko Imana ari imubohoye. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa 12 haravuga ngo, akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Itorero muri icyo gihe ndetse kugeza mu mwaka w'150 ntabwo ryagiraga insengero zubatse. Muri iki gihe iyo tuvuze itorero kenshi tuba tuvuze insengero zubatse. Urugero turavuga ngo ku itorero rya Restoration Church cyangwa itorero rya Zion Temple cyangwa itorero ry'Abangilikani n'ibindi. Ubundi tukavuga ngo ari ahirya ku itorero rya ADEPR cyangwa se ku itorero rya EPR. Ariko mu by'ukuri aho hose si iryo torero. Inyubako cyangwa urusengero ni ahantu abantu bahurira bagasenga, ariko si iryo torero. Itorero ni umubiri wa Kristo. Mu itangira ntabwo itorero ryahuriraga ahantu rusange, nta naho ryagiraga, ahubwo bahuriraga mu ngo iwabo. Aha rero Mariya nyina wa Yohana wiswe Mariko, ku bigaragara yari umuntu wifashije kandi yari afite urugo runini, aho abantu benshi bashoboraga guhurira bagasenga. Aho ni naho bari basengera Petero. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa 13 haravuga ngo, Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwaga Rode ajya kubyumva. Uyu muja yaraje kumviriza no kugenzura neza iby'ukomanga, kuko cyari igihe cy'akarengane. Buri mwanya bikangaga uwaza kubagirira nabi. Niyo mpamvu Rode ataje aje gukingura, ahubwo yaraje ngo amenye ukomanze uwo ari we. Rode bisobanura iroza. Birashoboka ko yari umuja ukiri umukobwa muto. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa 15 haravuga ngo, amenya ijwi rya Petero, ibi neza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Igihe Herode yavugaga ko abonye Petero ku irembo, bavuze ko uwo Rode asaze. Nawe arongera arababwira ati, nyamara niwe uri ku irembo. Baramubaza bati, none se koko ubwo wamubonye? Ati, ye, namubonye, gusa sinafunguye irembo, ariko nahengereje ndamubona, ndetse yanavuze, menya ijwi rye kandi ndarizi neza. Bati, ye, ubwo ni umuzimu we. Kuko bavuga ngo ni marayika we, bashatse kuvuga nk'umuzimu we cyangwa umwuka we kurusha uko bavuga marayika. Mu yandi magambo, bumvaga ko yapfuye akaba yarishwe na Herode. Birashimishije cyane kumva ko itorero ryasengeye Petero ngo afungurwe, none bakaba bari bamaze gusubizwa. Gusa ikibabaje ni ukuntu nyuma yo gusubizwa Petero akabohorwa, hanyuma kandi bamubona bakananirwa kubyemera ko ari we. Bo ahubwo bakumva ko bamwishe, none hakaba haje umuzimu we. Jye binyongeramo imbaraga kubona n'itorero rya mbere mu bitangaza byinshi babagamo, ariko ikananirwa kwizera ko isengesho ryasenzwe ryasubijwe. Bananiwe kwizera ko Petero Imana yamubohoye. Twebwe mu gihe cyacu ni ibitwiberaho gusa. Iyo dusenze tugasubizwa, dushima mu buryo natwe tubaye nk'abatangajwe n'ibyabaye. Ngaho mbwira nawe, iyo umuntu ari yashima Imana yatangaye, tuba twerekanye ko tutari twizeye ko ibyo twasabye bitashobora kubaho. Rwose Imana yumva gusenga kwacu, kandi nshuti yanjye, wizere neza ko Imana isubiza ibyo tuba twasenze. Mbega ukuntu ibi ari byiza. Petero nawe hanze yakomeje gukomanga, aravuga ati, nimunkingurire, ndi Petero. Ariko abantu bose baratinya, habura n'umwe ukingura, kuko batizeraga ko isengesho basenze ryasubijwe. Bakomezaga gusa kwibaza ngo, ariko se koko ni Petero cyangwa ni umuzimu we? Petero yashakaga kwinjira rwose, akomeza gukomanga, ararambirwa. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 kuva ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 haravuga ngo,
ariko Petero akomeza gukomanga. Bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama, abasobanura uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati, mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Ntibashoboraga kwemera ko iby'amaso yabo abereka ari ukuri. Ibyo bigahamya ko ubwo batashoboye kwiyumvisha ko amasengesho basenze yasubijwe. Petero nyuma yaho asohoka umujyi. Kuva Imana yamurokora mu buryo bw'igitangaza, ese ntiyari kubasha no kumurinda akaba amahoro i Yerusalemu? Ese Petero ntiyashoboraga kuvuga ati, reka nkomeze urugendo, Imana indokoye ikankura mu buroko, nzi ko izakomeza no kundinda. Yego, nibyo Imana yashoboraga gukomeza kumurinda, ariko Imana ishaka ko dukoresha ubwenge bwacu n'umutimanama wacu. Kenshi na kenshi ibigaragara nko kwizera kudasanzwe ni nako kugerageza Imana. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 18 haravuga ngo, bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Mu gihe abasirikare bisanze Petero yabacitse atagihari, ntekereza ko bahamagaye bagenzi babo bake bakababwira ibyabaye, ubundi bakajya gusaka mu mazu y'abantu inzu ku yindi ngo barebe aho Petero yaba yihishe. Yewe ntekereza ko banashyize abasirikare benshi ku mpande zose z'umujyi ngo atabacika burundu. Ntako batagize ngo bamubone, ariko bibi by'ubusa. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 19 haravuga ngo, Herode nawe amushatse aramubura, abaza abo barinzi ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayisariya, aba ariho aba. Herode yagize ubwoba bwinshi, nta mpuhwe yagiraga, maze yica ba barinzi bose, kuko ntabwo yashoboraga gushyikira ko gucika kwa Petero kwabaye igikorwa cy'Imana, ahubwo yiyumvishaga ko aba barinzi babigizemo uruhare ngo Petero acike. Amaze kubica yimukira i Kayisariya, ahahereranye n'inyanja ya Mediterane. Petero arabyishimira, kandi n'abategetsi benshi ba Roma niho biberaga. Twavuga ko ariho hari ibiro by'abayobozi b'Abaroma. Abaroma nka Pilato n'abandi ntabwo babaga bitaye kuri Yerusalemu. Ntabwo bakundaga Yerusalemu nka Dawidi, ahubwo bo ntibayiyumvagamo. Ubu rero Herode yahisemo kwigira Kayisariya kuharuhukira. Reka noneho turebe imipfire y'uyu Herode. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 20 haravuga ngo, bukeye Herode arakarira ab'i Tiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga, bahongera Burasito umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Tiro na Sidoni bagiraga ibyo bakoranaga. Amaze gushwana nabo, ndavuga Herode, bituma ubukungu bw'ibyo bihugu busubira hasi, bituma baza gutsura umubano nawe. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 21 haravuga ngo, nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami arabaganirira. Herode yari umuntu wiyemera cyane, maze mu gihe yabaganiriraga afatwa n'ubwibone cyane ko yari n'umuntu uzi kuvuga neza agashimisha abantu. Yari umunyapolitike washoboraga gutorwa batitaye no kwishyaka arimo, ahubwo bitaye ku magambo meza yagiraga. Yari umwe mu bantu twavuga ko yari mu ba Antikristo Yohana yavuze ubwo yandikaga ati, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, ni nako nanone hamaze kwaduka ba Antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Aya magambo Yohana yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 2 ku murongo wa 18. Herode abantu bamubonagamo nk'Imana. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 kuva ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 23 haravuga ngo, abantu barasakuza bati, yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko atahaye Imana icyubahiro, aherako agwinyo umwuka urahera. Nshuti yanjye, icyubahiro cy'Imana ntawe bazagisangira. Ijambo ryayo riravuga ngo, ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Aya magambo yanditse muri Yesaya igice cya 42 ku murongo wa 8.
Herode yanze guha Imana icyubahiro mu gihe ubwayo yabohoye Petero mu buryo bw'igitangaza. None dore ageze ubwo yemera ko abantu bamuhimbaza nk'Imana. Imana rero yahise imucira urubanza. Imana ntiyihanganira umuntu wiha icyubahiro cyayo. Mbese nshuti yanjye, urumva isomo ririmo hano? Nta muntu n'umwe wari uzi ko itorero ryakomeza kubera akarengane gakomeye karikorewe kiriya gihe. Ahubwo benshi bumvaga risenyutse birangiye rigiye kuzimira. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 24 haravuga ngo, ariko ijambo ry'Imana riragwira kandi riramamara. Akarengane ntikigeze kadindiza umurimo w'itorero na hato. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 ku murongo wa 25 haravuga ngo, kandi Barinaba na Sawuli bamaze kubashyikiriza za mfashanyo bahawe, bava i Yerusalemu basubirayo, bajyana Yohana wahimbwe Mariko. Yohana wahimbwe Mariko asubira Antiyokiya na Barinaba na Sawuli. Wibuke ko bari bavuye i Yerusalemu, aho bari bajyanye imfashanyo bazaniye itorero ry'i Yerusalemu. Ubu rero tugeze ku musozo w'igice cya 2 gikuru cy'igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Ubutumwa bwiza bwageze i Yudaya n'i Samariya. Mu gutangira igice gikurikiraho gikuru tuzabona uko ubutumwa bwiza bwakomeje kugenda bugera hose kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo turacyajyana n'ubutumwa bwiza bugenda bukwira henshi bwamamara. Nizeye ko jye nawe tukiri kumwe kandi twishimiye kugendana n'ubu butumwa bugenda bukwira hose. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndakwinginze ngo uduhe imbaraga zo kujyana ubutumwa bwiza kure cyane hashoboka. Hariho benshi babuze amahoro n'ibyiringiro by'ahazaza, bakeneye umukiza ko abakura mu mwijima w'icyaha. Ukorere mu bizera bose kugira ngo bamenye ko kujyana ubutumwa bwiza ku isi hose ari inshingano yabo. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha nzakubwira uko Pawulo na Barinaba batangiye gukora ingendo zitandukanye z'ivugabutumwa imahanga. Nkwibutse ko tugeze mu gice cya 13 cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.